Nenya kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye Kiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none turakomeje turebera hamwe amagambo yibanze dukoresha ajyanye n'ibihe mu Kiswahili. Aya magambo tuyakoresha tuganira. Aya magambo tuyakoresha cyangwa se dushobora kuyumva abandi bayavuga natwe tukamenya icyo bashatse kuvuga. Mwarimu Emmanuel Uwiringiyimana nkabashishikariza gukomeza gukora subscribe, mugakora share ndetse mugakora like na comment mukaziduha. Tugiye gutangira rero tureba ijambo rya mbere, hanyuma turebe iryo jambo turebe n'ayandi mukurikire. Ijambo rya mbere iyo bavuze ngo leo ni uyu munsi, jana ejo hashize, kesho ejo hazaza, sasa ubu, asubuhi igitondo, jioni umugoroba, usiku ijoro cyane ijoro, mwaka huu uyu mwaka, mwaka jana mwaka ushize, mwaka ujao mwaka utaha, wiki bivuga icyumweru, wiki ijayo icyumweru gitaha, wiki iliyopita icyumweru gishize, mwezi huu uku kwezi, mwezi ujao ukwezi utaha, asubuhi mapema, mu gitondo kare, alfajiri mu rukerera, usiku wa manane, igicuku, kesho kutwa, ejo bundi hazaza, juzi ejo hashize. Juzi bivuga ejo bundi hashize. Hari andi magambo nanone dukoresha agendanye nabwo n'ibihe. Urugero iyo turi nko kuvuga nk'ibigendanye n'ibiryo, ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo turyita kifungua kinywa. Ifunguro rya saa sita tukaryita chakula cha mchana. Hanyuma ifunguro rya nimugoroba tukaryita chakula cha jioni. Iri jambo rindi ni zamani. Iyo bavuze ngo zamani bashatse kuvuga kera. Ndabashimiye rero, isomo ryacu ryari iryo. Hanyuma ayo magambo n'ubundi ni ingenzi cyane. Ndashimiye ko mwakurikiye isomo ryacu, mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Kwaheri.